bafite uruhare rutaziguye ari batanu, akaba ari bo bari gukurikiranwa mu nzira z'ubutabera. Abo bantu rero uko ari batanu nabakurikirana Minani Damascene afite imyaka 47, akaba ari nawe nyir'urugo, nyir'inzu yasengerwagamo. Nyiramabumba Monique w'imyaka 45, Mukamana Francine imyaka 21, hakaba zikama bahari Alex w'imyaka 37, Bizimungu Jean Damascene imyaka 47. Aba rero bafashwe bakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Bafashwe basengera mu rugo rwa Minani Damascene ruherereye mu murenge wa Nyabitekeri, kagari ka Muyange, karere ka Nyamasheke. Bakaba bafungiye kuri station ya Shangi mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Iki cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 230 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urwanya ku buryo ubwo aribwo bwose unanirana bya kiboko no mu zindi ntara z'igihugu dukurikirana abantu bagifite iyi myitwarire y'uko bagomba guhitamo bajya gusengera hatemewe mu rugo cyangwa n'ahandi hose mu buryo butemewe. Ntabwo tuzabyemera, kuko bizana imyumvire y'ubunebwe, imyumvire yo kumva ko umuntu agomba kubaho gusa kuko yasenze gusa. Baramutse. Izina ry'akarere ka Nyamasheke turagira ngo tubifurize umwaka mushya muhire, ariko tunababwira ngo karibu RNP Police, karibu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'abanyamakuru mutandukanye mwaje muhagarara ibitangazamakuru bitandukanye. Hari impamvu yatumye tubatumira. Nk'ubuyobozi bw'akarere turi mu bashyira mu bikorwa umunsi ku munsi politiki z'igihugu na gahunda z'igihugu zitandukanye. Muri uko kuzishyira mu bikorwa rero tugira abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'abaturage. Abambere cyane abari ku isonga ni abaturage. Ziriya gahunda na ziriya politiki zose iyo urebye ibizikubiyemo nibyo duheraho tuvuga ngo ni imiyoborere ishyira umuturage ku isonga. Iyo urebye izigamije imibereho myiza y'abaturage, izigamije iterambere n'izigamije imiyoborere myiza, zose ubonamo ko zishyira umuturage ku isonga. Mu kuzishyira mu bikorwa rero tugira imbogamizi zimwe na zimwe. Muri izo mbogamizi hakabamo imwe ikomeye cyane ijyanye n'imyumvire y'abaturage bacu. Bamwe mu bafite iyo myumvire harimo abagira imyumvire baba barubatse ishingiye ku myemerere, ariko wareba iyo myemerere ugasanga ihabanye neza n'ibijyanye n'uburenganzira bafite n'ubundi ubwo gusenga no kugira imyemerere n'amadini babamo. Akenshi usanga ari imyemerere ishingiye ku buyobe bwubakiye ku kutamenya cyane inshingano yabo. Nubwo bafite uburenganzira bwo gusenga, ariko ntibamenye ngo usenga afite izihe nshingano mu gihugu, afite izihe nshingano ku baturanyi be, afite izihe nshingano aho atuye mu mudugudu, mu kagari, mu murenge n'ahandi. Niyo mpamvu rero namwe muteraniye aha ngaha baba abanyamakuru mujya mwumva hari aho tubona abaturage bakoresha bwa burenganzira bwabo bwo gusenga, ariko bakabukoresha nabi, ntibubahirize noneho inshingano nabo bafite zijyanye na buriya burenganzira. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi mwatumiwe muri iki cyumba kugira ngo dusangire amakuru kuri kibazo kimwe twahuye nacyo cyo kubona abaturage bamwe muri abo ngabo twavugaga babangamira ishyirwa mu bikorwa rya zimwe muri gahunda za zindi ndetse zigamije gushyira umuturage ku isonga.
mwanabonye yuko turi kumwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, twaba turi kumwe ndetse na polisi y'igihugu. Turabakiriye rero mu biganiro tuza kugirana. Murakoze cyane. Nagira ngo mpe umwanya umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo namwe abaganirize. Murakoze cyane. Nyakubahwa Meya arakoze cyane. Banyamakuru, bafatanyabikorwa, mwakoze cyane kuza kugira ngo tugire ibyo tubaganirizaho, ndetse nk'uko dusanzwe dukorana tubahe ubutumwa dufashe kubugeza ku baturage. Tariki ya 19 Mutarama uyu mwaka w'ibihumbi 2025, nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko hari abantu bateraniye mu rugo rw'umuntu basenga, kandi bari bazi neza ko bitemewe, hafashwe abantu 20 basengeraga muri urwo rugo rw'umuturage umwe. Iperereza rero riza kugaragara ko abafite uruhare rutaziguye ari 5, akaba ari bo bari gukurikiranwa mu nzira z'ubutabera. Abo bantu rero uko ari 5 n'abakurikirana Minani Damascene, afite imyaka 47, akaba ari nawe nyir'urugo, nyir'inzu yasengerwagamo. Nyiramabumba Monique w'imyaka 45, Mukamana Francine imyaka 21, hakaba zikama bahari Alex w'imyaka 37, Bizimungu Jean Damascene imyaka 47. Aba rero bafashwe bakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Bafashwe basengera mu rugo rwa Minani Damascene ruherereye mu murenge wa Nyabitekeri, kagari ka Muyange, karere ka Nyamasheke. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Shangi mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Iki cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 230 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urwanya ku buryo ubwo aribwo bwose unanirana bya kiboko, akaba atubahiriza amabwiriza, ibyemezo by'ubutegetsi cyangwa ibyemezo by'urukiko, abakoze icyaha. Aba bantu rero mwabonye bakaba barafashwe barenga ku mabwiriza, amabwiriza ajyanye no gusenga, amabwiriza ajyanye no gushyiraho insengero naho gusengera. Ngira ngo amabwiriza murayazi. Rero aramutse bihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo kiri hagati y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Iyo twabahamagaye rero muri ubu buryo ni ukugira ngo tubahe ubutumwa nk'uko musanzwe mufatanya natwe mubugeze ku baturage. Ntabwo ari abaturage ba Nyamasheke gusa, ni abaturage bo mu Rwanda hose ubutumwa tubageneye. Ubundi uburenganzira bwo gusenga ni uburenganzira bwa buri munyarwanda, ariko nanone ni uburenganzira bujyana n'inshingano, inshingano zo kubahiriza uburyo uko gusenga kugomba gukorwamo n'ahakorerwa n'ahasengerwa. Ntabwo bavuga ngo mfite uburenganzira bwo gusenga gusa ngo birangirire aho. Oya, ababyumva gutyo baribeshya. Bujyana n'inshingano zo kubahiriza amabwiriza yo gusenga, amabwiriza y'insengero aho basengera. Ngira ngo amabwiriza arazwi, yaramenyekanishijwe mu bice byose by'igihugu. Abafashwe rero bavuga ko bari mu idini ryitwa ngo Kristo wabera. Ni abantu usanga bavuye mu murongo w'amadini cyangwa amatorero azwi hano mu Rwanda. Aba bantu basanzwe bari mu bantu batumva neza gahunda za leta, cyane cyane gahunda zijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ubu butumwa rero tubaha turabugenera abayobozi b'amatorero n'amadini ndetse n'abayoboke babo mu Rwanda hose. Ntabwo ari ubutumwa bugenewe akarere kamwe. RIB irasaba abantu bose kubaha amategeko, amabwiriza, ibyemezo biba byarashyizweho cyane cyane
mu bijyanye n'ibi bintu by'insengero, aho gusengera n'amatorero. Ku bijyanye n'insengero, aho gusengera hari amabwiriza ahari, ibyo ngibyo nta gushidikanya. Kuyarengaho rero uba ukoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Ni kenshi ibintu byo gusengera ahantu hatemewe byagiye bivugwaho n'inzego za leta mu buryo butandukanye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwarabivuze, natwe twongeye kubisubiramo. Ntabwo gusengera ahatemewe byemewe. Hari amabwiriza agenga aho gusengera uko hagomba kuba hameze. Ntabwo niba urusengero rwarafunzwe kubera kutuzuza amabwiriza, ntabwo bivuze ko hari abantu bagomba kwimukira mu rugo akaba ariho bagira urusengero. Ubuyobozi bwagiye bubitangaho umurongo, bubivugaho inshuro nyinshi, tuzagumya tubivuge, ariko ntabwo twifuza ko hari abantu bagomba kubirengaho. Cyane cyane umuntu aribaza ati ubwo wavuga ute ko wubaha Imana kandi warananiwe no kubaha amategeko y'igihugu ubuyobozi buba bwarashyizeho? Ntabwo byumvikana. Ubuyobozi bwashyizeho amategeko hanyuma wowe ukayarengaho witwikiriye ngo uri kubaha Imana. Ntabwo byumvikana. Ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Kubaha Imana rero ni ukubaha ubuyobozi buba bwarashyizeho, ukubaha n'amategeko aba yarashyizweho. Kuko biragoye kugira uwo wabyumvisha ko usuzugura amategeko y'igihugu uvuga ngo urubaha y'Imana. Oya, kubaha Imana kwa mbere ni ukubaha amategeko y'igihugu, niko kwa mbere. Ntiwavuga ko wubaha Imana utarebesha amaso yawe, usuzugura amategeko urebesha amaso yawe. Ibyo bintu abantu bagomba kubitandukanya bakajijuka. Rero icyo twavuga, umuturage mwiza ni uwubaha amategeko y'igihugu, burya aba yubashye n'Imana. Kubaha amategeko y'igihugu nibwo buryo bwiza bwo kubaha Imana. Ibyo bintu babisobanukirwe. Ntabwo wakwigomeka ku butegetsi buriho, ku mategeko ahari, ku buyobozi buhari, hanyuma ngo uvuge ngo urubaha Imana. Ibyo ngibyo ni ubuyobe bubi. Ngira ngo abatwumva n'abayobozi b'amatorero ngira ngo batanga ubwo butumwa, kuko ni ikintu cya mbere bagomba kwigisha abantu, ni ukubigisha kubaha amategeko y'igihugu. Kuko iyo utubashye amategeko y'igihugu, nyine umuntu utubashye amategeko y'igihugu hari ibiteganyijwe n'ibihano. Hanyuma rero iyo uhanwe ugiye wafunzwe wasuzuguye amategeko y'igihugu, ubwo uzitwa nde? Witwa ikigomeke, niko byitwa iyo wigometse ku mategeko. Abashumba rero b'amadini n'amatorero barasabwa kugira uruhare rugaragara cyane kubwira abayoboke babo ko bagomba kubaha amategeko agenga insengero, amategeko agenga uburyo abantu basengamo. Bitabaye ibyo ngibyo byanze bikunze, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Utayubashye urumva ko kutubaha amategeko hari igihano kiba giteganyijwe, kandi mu by'ukuri buriya ntabwo aricyo kiba kigambirijwe. Ikiba kigambiriwe iyo tubabwira ibintu nk'ibi ni ukugira ngo niba hari n'undi wari ufite iyo mitekerereze ayihindure. Ntabwo biri ngombwa ko umuntu ahanwa. Wagombye kubahiriza amategeko mbere y'uko uhanwa. Ni kenshi rero ibintu byo gusenga ahantu hatemewe byagiye bivugwaho. Ubu ngubu icyo nabavuga, ntabwo tuzadohoka gushyira mu bikorwa amategeko, kuko niko kazi dushinzwe. Kandi ibi byose mwibuke ko iyo tuvuze ngo gufasha abantu gushyira amategeko mu bikorwa, tubikora kandi bikorwa ku bw'ineza ya rubanda. Leta rero ibibereyeho ineza ya rubanda. Hariho buriya bashobora gutekereza ko bakwita ngo ni abahowe Imana. Reka da, oya, icyo bakurikiranyweho kutubahiriza amategeko. Ngira ngo namwe ubutumwa mu butange neza, bakurikiranyweho kutubahiriza amategeko. Ntabwo bahanwe kubera gusenga, bahanwe kubera kutubahiriza amategeko
y'igihugu yashyizweho yo gusenga y'amadini n'amatorero, kuko ibintu byose bigomba kugira uburyo bikorwamo. Birakwiye ko ibi bintu bihinduka binahagarara mu gihugu hose. Ntabwo inzego za leta zagombye kwiruka ku bantu ngo bari gusengera ahangaha. Abantu bagombye kubyumva. Icyakora icyo mpamya ko ni bakeya kuko abanyarwanda barumva kandi bagakurikiza. Abo bakeya rero nabo abandi bose basigaye dufatanye kugira ngo bagende mu murongo mwiza. Urakoze meya, urakoze umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Kanange mbashimire kuba mwatwemereye kubana natwe muri uyu mwanya. Birazwi, biranasobanutse ko hari gahunda y'igihugu yateganyijwe n'umurongo watanzwe uburyo guterana mu buryo bw'imyemerere cyangwa no guterana kundi ku bundi buryo bigomba kuba byubahirije amategeko nk'uko bagenzi banjye babivuze. Ariko by'umwihariko ngira ngo habayeho inkuru nyinshi umwaka ushize zifite aho zihuriye no kuba leta yarafashe ingamba zo gushyira ku murongo uburyo insengero n'abasenga bagomba gukora bubahirije amategeko n'amabwiriza. Twabanje gufata umwanya wo kwigisha dusobanurira abantu, tukabwira uburyo bagomba kwitwara bikurikije amategeko n'amabwiriza ahari. Ngira ngo abantu bamwe bumva ko wenda ari ukuvuga gusa, ariko mu by'ukuri hari aho bigera bikaba ngombwa ko dukurikiza amategeko uko yanditse n'uko ameze, atari kugira ngo duhane gusa, ariko no kugira ngo dutange n'isomo ku bandi, tugire ubutumwa dutanga kugira ngo bumvireho ko mu by'ukuri iyo amategeko yanditswe agomba gukurikizwa uko ari, ariko mu by'ukuri tugatanga n'amahirwe ko abantu babanza kuyasobanukirwa. Uyu munsi abangaba mubonye ahangaha bafashwe ku itariki mugenzi wanjye yavuze, wenda amategeko afite ahuriye n'icyaha bakoze yose nyagarukaho, ariko reka mbabwire n'irindi tegeko riduha ububasha twebwe polisi n'izindi nzego kuba twabafata tukabakurikirana, tukabashyikiza ubugenzacyaha bukabakurikirana. Nimba mukurikira itegeko nomero 72 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa munani mu mwaka 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Reka ndibasomere kugira ngo mu ngingo ya 16 kugira ngo mwumve icyo risobanura. Impamvu ndisoma no kugira ngo abantu bumve ko iyo dukora ntabwo dukorera mu cyuka no mu marangamutima, nta nubwo dukora kuko hari abantu dushaka kubangamira. Dukora kugira ngo dushyire ibintu ku murongo, ntihagire ubangamirwa mu kwizera kwe. Umuryango, impuzamiryango, ihuriro n'impuzamiryango cyangwa ministeriya mu mikorere, imigenzo n'inyigisho byabyo bibujije kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda, amahoro n'umutekano bya rubanda, ituze n'ubuzima byabo, umuco mbonezabupfura, imyitwarire myiza, ubwigenge n'uburenganzira shingiro bw'abandi. Umuryango, impuzamiryango, ihuriro ry'impuzamiryango cyangwa ministeriya bibujijwe guteza urusaku mu mikorere yabyo. Guteza urusaku bihanwa hakurikijwe amategeko abigenga. Reka ngarukiraho kuko harimo ingingo nyinshi, ariko ingingo ifite aho ihuriye n'ituze n'umutekano wa rubanda, uburenganzira bw'abandi. Aho guteranira hagenwa n'itegeko. Aho abantu bateranira bajya gusengera harazwi. Rugomba kuba urusengero ruzwi, itorero rizwi, ryubatswe mu buryo buzwi, ku buryo abantu bajya kuhasengera kandi byemewe n'amategeko. Ariko biranashoboka ko abantu bategura icyo bita igiterane cyangwa ihuriro ryo hanze y'urusengero, nabyo biremewe, ariko bisabwa ubuyobozi bukabaha uburenganzira
byaba ngombwa bagacungirwa umutekano, byaba ngombwa bagafashwa kureba niba ibyangombwa byose umuntu akenera iyo ateraniye aho ngaho bihari, yamara guhabwa uburenganzira agakora igiterane cye, ari icy'amasengesho, ari inama, ari irindi huriro. Ibyo byose birateganyijwe. Ariko uyu munsi aha ngaha ubu tuganira, aba ngaba bahisemo kugenda bakora ibyabo. Iyo uganiriye nabo bo ntibemera nuko bumva bagomba gusaba, kuko bumva ko ngo icyo basaba icyo bemera n'Imana gusa niyo bagomba gusaba. Ntabwo ibyo ngibyo twabishyigikira, ntabwo twashyigikira imyumvire nk'iyo. Ni muri urwo rwego rero bagomba kubiryozwa. Ariko wenda reka tubonereho no gutanga ubutumwa kugira ngo twihanangirize abantu bose, si hano i Nyamasheke gusa, no mu gihugu hose, abantu bagifite imitekerereze yo kumva ko azajya mu buvumo gusenga. Uwo muntu ugifite imitekerereze ko azajya mu masumo y'amazi gusenga, umuntu ufite imitekerereze y'uko azajya munsi y'igiti runaka ahantu hatemewe gusenga, mu by'ukuri akeneye gufashwa cyane no kwigishwa. Ariko turagira ngo tubibutse ko ibyo bihe byararangiye byo kwigisha. Ibi gihe ubu ngubu tuzajya tubafata bahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Ibi ndabivuga kuko uyu munsi tuvugana, wenda uyu munsi dufasha abanyamasheke, ariko hari n'amakuru y'ahandi hano mu karere, muri iyi ntara no mu zindi ntara z'igihugu, dukurikirana abantu bagifite iyi myitwarire y'uko bagomba guhitamo aho bajya gusengera hatemewe, mu rugo cyangwa n'ahandi hose mu buryo butemewe. Ntabwo tuzabyemera, kuko bizana imyumvire y'ubunebwe, imyumvire yo kumva ko umuntu agomba kubaho gusa kuko yasenze gusa. Mudufashe twigisha abantu. Ntabwo wabyuka ukarirwa ugenda mu muhanda ugiye ahantu mu mabuye gusenga, ngo nutaha mu rugo usange umwana afite ikijumba kizanye. Ntibishoboka. Iyo myumvire ntabwo ari yo. Ni gute ujya mu butaka nk'ifuku ukumva ko ubisange Imana udasanga habona? Ushaka kwinjira ahantu mu buvumo ngo niho usanga Imana koko? Ntabwo ari byo. Ibi ngibi turabivuga nk'Abanyarwanda, natwe dufite imyizere, dufite uko twemera, namwe mufite imyizere, mufite uko mwemera. Ariko twumvikane ko kwizera, kwemera bigomba kugendera muri gahunda y'amategeko y'igihugu n'amabwiriza, ariko yubahirije n'uburenganzira bw'abandi. Ntabwo igihugu kibuza abantu gusenga, ariko cyemera ko bikorwa mu buryo bwubahirije amategeko. Igihugu cyemera ko bikorwa mu buryo butabangamiye abandi. Iyo byabangamiye undi, ubwo ngubwo twebwe tuba tuhageze. Rero icyo tubereyeho ni ukugira ngo uyu munsi kuba twicaye uyu munsi urwego rw'ubugenzacyaha, umuyobozi mukuru w'akarere, polisi y'igihugu, ni ukugira ngo icyambere ubufatanye burahari kugira ngo abantu tubigishe, tubumvishe icyo bagomba gukora n'uburyo bagomba kubikora mu buryo bwubahirije amategeko. Icyo nta kiguzi gihari iyo ushaka gusobanuza uburyo ushaka gutera. Iyo consultance cyangwa izo nyigisho ntabwo twe tuzazishyuza. Tuzabasobanurira neza ku buntu icyo bagomba gukora, igihe icyo ari cyo cyose uwabyifuza. Ariko si polisi gusa, n'abandi benshi babisobanukiwe babisobanuza. Ariko mu by'ukuri bitatumye abantu bishyira muri risike yo kuba babangamira amategeko, uyu munsi bakahanwa cyangwa bakabangamira abandi. Kandi reka buriya niyo wakwihisha uraboneka. Abantu barabivuga, abantu bararega, ariko bishyira n'umuryango mu bukene buhoraho bw'imyumvire yo kumva ko uzajya gusenga umwana akabona ikijumba, umwana akabona umugati, aho kugira ngo umanuke ujye gukora nibura usengere umurimo wakoze ubyare umusaruro mwinshi, ahubwo ukajya gusenga nta n'icyo wakoze ukumva ko buri bumanuke. Ntabwo ari byo. Nagira ngo dutambutse ubwo butumwa bwo kwihanangiriza abantu bameze nk'aba, bafite imyumvire yo kumva ko bagomba gukora ibyo bishakiye, binyuranije n'amategeko, binyuranije n'amabwiriza yashyizweho, binyuranije na gahunda za leta. Hari ikintu Dr. Thierry yakomojeho, ikintu gifite aho gihuriye no
kumva ko batazumvira gahunda iyo yose y'iterambere ryabo n'imibereho myiza yabo, kuko bumva ko iterambere ryabo n'imibereho myiza yabo bituruka ahandi atari muri gahunda ziri hano mu gihugu. Umuntu akumva ko kwishyura mituweli ntabwo yabuze amafaranga, ariko yumva ko Imana ariyo mituweli. Umuntu akumva ko atajya muri gahunda zagira inka cyangwa kunywa amata kuko yumva ko si cyo gisubizo kuri we, kandi mu by'ukuri ari bimwe mu bituma abana batagwingira, bimwe bituma mu rugo rugira ifumbire, rimwe urugo rugira amafaranga abana bakabona minerivare. Umuntu akumva ko ibikorwa nk'iby'umuganda, oya ntabwo ngomba kujya mu muganda, kandi byose bifitiye inyungu igihugu. Ibyo ntabwo tuzabyemera, ntabwo tuzabyihanganira. Uwo ari we wese mu by'ukuri uzatandukira icyo amategeko n'amabwiriza ateganya, ubwo ngubwo mbese azaba aduha invitation y'ubuntu ko tumugenderera, tukongera tukamuganiza cyangwa tukamufasha kumushyikiriza abashinzwe ubutabera kugira ngo bongere bamukebure, bongere bamugarure ku murongo.